Ndagushimiye wowe uhisemo kubana natwe muri iki kiganiro. Reka nangire nkwihaniza, nkubwira ko ugomba kwirinda amakosa wajya gukora mu gihe ushaka kwegereza umukobwa cyangwa umugore. Hari ibyo wajya gukora uhubutse, ugasanga arakwanze cyangwa akagufata nk'umuntu wa feke utagira ubwenge n'icyerekezo. Basore namwe bagabo, mwirinde batazabafata nk'abatagira ubwenge cyangwa icyerekezo. Niba ufite umuntu wakunze, ariko kwigarurira umutima we bikaba byarakubereye ikibazo, iki ni cyo gihe cyiza cyo kubikora ukawegukana. Gusa ntabwo uri bupfe kubikora, icyo usabwa ni ukubanza gukurikira iki kiganiro gikubiyemo ibintu 13 wakora, uko byagenda kose umukobwa akakwiyumvamo mu buryo budasanzwe. Si ukugikurikira gusa, ahubwo ugomba gushyira mu bikorwa n'ibyo wakurikiye muri iki kiganiro kugira ngo umukobwa akwiyumvemo, nawe urusheho kwegukana umutima we. Niba ukunda ibiganiro nk'ibi biba bikubiyemo ubutumwa butandukanye, kora subscribe kugira ngo winjire mu muryango wa Storyteller Joshua, channel izajya ibagezaho ibiganiro byigisha ndetse n'ubuhamya bukubiyemo ubutumwa butandukanye. Mwe kaze mu kiganiro cyacu cya none. Nagutindiye, reka nkugezeho ikintu cya mbere wakora kugira ngo wigarurire umutima w'umuntu ukunda. Uzajya umubwira ko ari mwiza kurenza uburyo umubwira ko ari sexy. Niba mutarakundana, wikora ikosa ryo kumubwira ko ari sexy, umubwire ko ateye neza n'ibindi nk'ibyo. Mubwire ko ari mwiza, ugende urushaho kwigarurira amarangamutima ye. Ariko nutangira kumubwira ngo uri sexy, azatangira gukeka ko hari ibindi umushakaho bitari urukundo. Basore namwe bagabo, iyo ugiye gutereta umukobwa, intego ntabwo ari ukumubwira ko ari sexy, ahubwo intego ni ukumwiyegereza. Intego ntabwo ari ukumwereka ko hari ibindi umushakaho, icy'ingenzi ni ukumwereka ko ukunda umutima we kandi ko ushaka ko mukundana. Mubikore mu bwenge mwitonze, muzagirushaho kugenda munshimira nyuma. Icya kabiri abakobwa banga umuntu uvuga amagambo menshi adasobanutse. Urugero, kumuratira uburyo ubayeho, ibyo utunze. Oya, wikore iryo kosa, ahubwo icishe bugufi, wimwiyemeraho, mubwire bike by'ingenzi, umubaze uburyo yiriwe, uko umunsi we wagenze. Ibyo biramukurura cyane, akagenda arushaho kukwisanzuraho. Ikintu cya gatatu ni uko abakobwa banga abahungu batiyubaha iyo bari kumwe nabo. Urugero, n'iyo muri kumwe akumva uri kuvuga amagambo apfuye, hamwe rero wowe atangiye kukunyuzamo ijisho. Ikintu cya kane ni uko abakobwa bakunda abantu babafata nk'aho badasanzwe. Muha agaciro kurusha ibindi bintu, ujye umubwira amagambo meza, umumenyeshe inshuti zawe, uzibwire ko adasanzwe. Ibyo bizatuma urushaho gutsindira umutima we. Ikintu cya gatanu uzakora kugira ngo wigarurire umutima we, ni uko uzajya ugerageza kumusoma ku kiganza. Abakobwa bakunda umuntu basoma ku kiganza, ibi ahanini bikorwa n'abazungu kuko hano iwacu ntibimenyerewe. Ariko nk'abazungu iyo umusomye ku kiganza, abifata nk'aho umwubashye cyane. Icya gatandatu ni uko abakobwa bakunda umuntu basangiza ubuzima bwabo bwa buri munsi. Niba ushaka gutsindira umutima we, ganiriza umukobwa, umuganiriza ku buzima bwawe bwa buri munsi, ibyo wanyuzemo n'uburyo ubayeho. Bituma abona ko umwizera cyane, nawe akumva mwafatanya ubuzima bwanyu bwa buri munsi. Icya karindwi, ujye umuhamagara mu mazina ye mu ijwi rituje. Oya, ntuzakore ikosa ryo kumuhamagara andi mazina ariya ngo sheri, shu, shushu, be n'ayandi. Iyo atarakwiyumvamo ugatangira kumwita ayo mazina, abifata nabi. We muhamagara amazina yituje, ibyo nibyo bimureshya, bikamwereka ko umukunda kandi ko umwubaha. Abakobwa bakunda umuntu ubaha agaciro, ibyo n'abahungu barabikunda. Gusa umukobwa waba ashaka kumuha agaciro aho muri hose. Umurinde guseba, urugero niba musohokanye, mukururira intebe, yicare, umubarize icyo akeneye n'ibindi. Mwereka ko umuhaye agaciro, bizatuma utsindira umutima we burundu. Icya cyenda wakora ni ukutamuhatiriza. Abakobwa ntabwo bakunda umuntu ubafosinga. Urugero, niba umuhamagaye akakubwira ko nta mwanya afite, wimurakarira, menya impamvu atakuvugishije. Kuvugana buri kanya si itegeko. Ashobora kuba yagize impamvu utazi zituma mutavugana. Rero wimurakarira, banza umenye impamvu atabonetse. Icya 10 wakora ni uko umwereka ko umwisanzuyeho mu gihe uri kumwe n'inshuti zawe, nko kumuhobera, donc kumwereka ko uri fiyeri we. Hari abantu baba batereta abakobwa ariko yajya guhura n'inshuti ze akamugendera kure.
iryo ni ikosa rizatuma agutakariza icyizere. Wibikora, ahubwo umwereke ko umwisanzuyeho, umwereke ko uri fiyeri we, umwereke ko wumva unyuzwe n'uko muba muri kumwe. Ibyo bizatuma urushaho kugenda utsindira umutima we, ndetse n'amarangamutima ye ugenda uyiyegereza cyane. Icya 11 ni uko bakunda umuntu ubavugisha abahanze amaso. Ujye umuvugisha umuhanze amaso, umwitegereze, azarushaho kugenda kwiyumvamo kuko azabona ko umufitiye icyizere. Icya 12 ni uko bakunda umuntu ubagisha inama. Ujye umugisha inama, niyo waba wafashe umwanzuro ntuzabimubwire, ahubwo uzamugisha inama kugira ngo abone ko mu bitekerezo byawe uba ukeneye n'ibye kugira ngo byunganirane. Azagenda arushaho gufata icyemezo cyo kukwegera nk'uko umwiyegereza, kandi azagenda agufata nk'umwizerwa kuri we. Icya 13 ari nacyo cya nyuma mu byo nabateguriye umunsi, ni uko aba adashaka umuntu umuburira umwanya. Umugore cyangwa umukobwa aba yifuza ko aho agushakiye hose akubona. Niba yifuza ko musohokana, kujyana gusura inshuti ze, mube muri kumwe. Niba akubuze, azatangira kugenda agutakariza icyizere. Niba abizi ko hari nta kiri gukora, haboneke. Mubonera umwanya, uzagenda urushaho gutsindira umutima we. Reka nkushimire wowe wafashe umwanya ukadukurikira. Ariko niba hari icyo ukuye muri iki kiganiro, bidusangize muri comment. Niba hari icyo wakongeraho, nabwo utubwirire muri comment. Mwibutse kandi niba ukunda ibiganiro nk'ibi, kora like. Niba utarakoze subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro nk'ibi, mwibutse kandi ko iki ari cyo gihe cyo kubikora, ukore subscribe kugira ngo tujye dutaramana mu biganiro bitandukanye. Uyu muyoboro hariho ibindi biganiro nk'ibi byagufasha. Jyaho ubirebe, urusheho kugenda uryoherwa n'inkuru twabateguriye. Wakoze kubana natwe, reka nkusabire umugisha.